rimwe nkubwira ryo hemera inda hano wowe amaboko yashyireho buke wowe ndakujyana ugeze Nyabugogo nta rusaku nta n'inkomyi na polisi ntabwo yenda kunyandikira kwandi kureba inyoteri oya kinyoteri ni njyewe by'ibinyoteri bikukureba ariko si ubwoko ko ariko hari n'icyo wari wasoma oya we humura humura tata we kugira ukumva bidakora ahubwo buke uri tata we ariko si ubu iruzuko tawe we nuko iri tegeko barikuraho mwikazeti ndi kureba inyoteri ntabwo byakunda wowe gabanya umunwa muremure tugera kuri turabifukana umva amategeko agenga umuntu ugiye guheka gabanya umunwa muremure usinzire urongera kureba ariko ugejeje Nyabugogo ndi kugukuraho ugiye kunyira nsaba nari bidukongobo sawa wafashe nanasinziye ntabwo ndi kukumva aho ayora yawe bravo ayora yawe narakubwiye ngo dushaka akazi uranguranganira none dore kinyoteri yaguze igare ubu twebwe dukora iki dukora iki turiba dore ubwo nge umujyi nawambutse ndabona wafashe n'isafari wayihamye Kigali nayikandagenda none kinyotera kuri gare narakubwiye ngo dushaka akazi ukananira ubwo ukaba wumva ugamije iki rero reka nkubwire turyibe ngaho nyumvira pe ngo turyibe noneho urashaka kufungisha ntabwo se wamugane ko wagiye n'i Kigali uko barira ahandi hantu ntabwo tukiri narabivuze ngo ndagura na moto abantu baraseka ukagari kane akangaka njye ntwara abantu Nyabugogo mbavane mbajyane mu burasirazuba mbajyane mu burengerazuba kandi ku mafaranga make cyane ntabwo amatike nzajya nyakata kugiye rwafanda ahubwo nayirenze nimba wumva ko ukiri muri Gicumbi reka ntabwo byakunda shaka akazi cyangwa se umbwire turebe icyo twakora dufatanye ndajya gusoroma se ndahinga se nyumvira yakandagiye mu kunoga ubwo ariko ubundi wagarukiye mu kangahe muri garidiyene nari ubu rero ubu nari ngiye gushakira akazi yitonda ariko kugira ngo njye batazambaza n'iby'imisoro noneho kwanza banicara ahubwo mwanze shyiramo ka esase ngo no mu buryo nangira akazi byihuta kuko muri aka kanya kuko abakiriya ba mbere bari hehe mu gihe utateguye ibintu nimba umuntu aba yateguye ikintu ntugafataho umuntu ataguhaye uburenganzira mbwira ngo ushakira akazi ngo kwiba amagane ngo kunoga narigize ngo wenda ufite n'inuza wenda ngo ushakira akazi k'iki kahemuze wabishobora itonda ndakubwira ufate wabishobora ufite diporome waragarukiye garidiyene vuga se nabyo bagira diporome ubundi wagarukiye mu kangahe nimba narundi umuswa nabaga nigiriye kunoga ibyo nabyo nabizi nakundi uraritwara baragufunga ahubwo wowe kabaye dore ubwo ngenda agiye n'ubundi niwanogereza ndaritwara ubwo nyine nakundi ubwo uzibariza baba we abantu batanywa ji ko bahombye iyi ni ji ya sana mu gakombe ahubwo nibazana indi ji ya sana mu gasafuriya ibi bintu bizaba bimeze neza kabisa akanga ku bantu b'amatara abanyonzi aho kugira ngo umwe za kanyanga wakanyweye watwara abagenzi ukabageza iyo ugiye nta kibazo na kimwe ufite ariko abana baturushije byinshi mw'abantu abantu tw'abana gusa mbabara nahinda n'inkwero utungutu ahubwo ikibazo kunye gutangira akazi ko gutwara abagenzi mfite umukoba nta kose mfite nzajya mbahambira nk'imizigo cyane ariko nta bikaze biri muzamuhambira mugeze Nyabugogo ntacyo bimbye papa mugezeho akanyishyura gusa
ubwo nyine uzigwariza hamwe bagufunge cyangwa se ujye kunoga oya sha nawe nurizana rwafande nagirenze nzaritwara ibiri harimo kuza iki gira ngo akazi wowe uzanabaririza ahubwo reka ngiye n'ibyo kushyiramo rero ariko abantu barasetsa ko ngo ndakora iki abantu bafite amagare bafite inka bafite imodoka ngo ngiye ngo ndi buri cyo nkukora kugenda nkarasa moto nkarasa inka narangiza nkaza nkinywera icupa n'ibintu byananiye ahubwo urambanza nta nubwo azabana akazi kari pe najya i Kigali sinumva ngo ab'i Kigali ngo baterane imyenda bakaza badutwitse ibyo se bivuze iki uretse uzaza unyirana nzagukirana kandi uzabibona ibyo uri kuba ngo ugiye gukora aya mafaranga ngiye nzakwereka tu uretse ejo bundi ngiye kwibarira gare rya Kinyoteri njyana hariya kwa Migwa nkure y'imodoka hose no kwa Rukundo hariho zamu byose ni amafaranga yo ndayafite kabisa intama imwe 30 moto 100 inka 300 ayo ngaho ndayagiye cyumweru kabisa no mwaka uzagera tu anigeze buriya muri iyi minsi ubwenge bwari bwarabuze natwaye mu ntambara ya mbere y'isi mbona abagenzi ntwara mu ntambara ya kabiri y'isi mbona abagenzi ntwara mu ntambara ya gatatu y'isi mbona abagenzi ntwara abadage ndibuka ko umugenzi wa nyuma natwaye yari umudage yitwaga Kadage ndabatwara mu abagenzi kaswe muri iyi minsi noneho hari amahoro abo kamambira umukobwa uriya muntu ufite igikapu byanga byakunda ari kujya ahantu hakure kamutegereza aze atavuga ngo natinze akabangaranga ndaje ngutware wowe narakuziritse bro ibyo byose uri kuvuga uri kwitonganya byose mwanze mubwiza ubu ngewe ndagiye ave nigira i Kigali njye gushaka akazi ibyo kunyira nabyo ubyibagirwa ariko umuntu abana akazi kinuza kubwemisi mutagashobora ngo garidiyeni urategereye ngo uzanyira najya lasta ability ndayaga kumbwira ngo niba umuntu umubwiye ngo mujye gushaka akazi niyumve ngo arashaka kwiba ngo igare ngo ujya Kinyoteri njyewe katoto noro mbyumve namugira inama ngo mushakire n'akazi kabwe ngo garidiyeni yakugeza he ahubwo mwarangije amashuri ngwinama ngwinka akabibarira uretse ngero ndazamura ngiza uwo muhanzi bamwitaga nde Beyonce ndazizamura ngo nzagaruka nabakiranye nanjye nimba ari iyo modoka nzayigura kandi ubwo rwafande nayikongobatse ahubwo numvise muri ino minsi ngo kubera Kinyoteri yariguze uriya we ndabizi neza ko ari buhingeze Nyabugogo ave ngire vuba n'aka gahanga k'abandi nari nigena ko batakafatana ngira nege nzaho we Kinyoteri uri mu kazi ko nagira ngo unyeze Nyabugogo izuba ritararenga uri tayarira aha nyarutse nari bicaho ngeze Nyabugogo kandi ntabwo namvugije kuri telefone mwana ubwo nagira ngo ngeze Nyabugogo ritararenga gira uze tugende imishinga irahari mukore ibyo gutwara abagenzi imodoka zarabuze gute amagare ga ubu ku igare niwatwara abagenzi 6 kandi bakagera iyo bagiye aganda Oriyoto y'imeshonga Oriyoto katoto ubu nagenda iyi Kigali ubu nagenda ibyo birimo n'ibyaye aka kaji kanyumweyeho nayo urayongera muri uri buze gutegesha i Kigali nanga ubundi Kigali ku igare ritari umukoba tujyanira abantu 3,000 uri kumva igare ritagize iki ritari umukoba iyo niyo kusisi uri kumvira noneho iyo nta kusi hari ariko ari umukoba muremure tugutwarira 4,000 handi bita nimba ari Gaseke nimba ari kuri Nyabarongo dufite perime bro dufite perime iyo urayifite wowe Nyabugogo yose nayitwayemo mu ntambara ya mbere y'isi nyitwaramo mu ntambara ya kabiri y'isi mu ntambara ya gatatu y'isi usubugamije gutwara abantu ahubwo wowe ikintu nakubwira n'imizigo urongeraho senyisa fata bine uteranye senyisa bari banyohereje amafaranga
babagore bo kuri MTN bari banyohereje SMS ngo natinze kugura amayinite n'uyinga mbwira. ahubwo hari ikiri mu kanwa uri kuvuga ibintu bya hehe ngo nagandi nyine munywani. agandi Ni munywani. aba we ibyo ngibyo twavuga turi guhunguka gusa byani gandi na bya gandi hari n'ibindi baje babaza ngo byani gandi ngo niga baba ngo muri yo tumwinashonga ngo niga migahe apu aho ngo byo ngibyo aho ndaho nigaga narasoje ntago nkiga afite urageza Nyabugogo narasoje none kubona izuba rigiye kurenga nyine nakubwiye igiciro kubera ko njya gutwarana n'imizigo urumva nakubwiye ngo ni 4,000 guteranya yose yanyisa z'imizigo guteranya igihumbi cy'ingofero na telefone turuwasa nkagutwara ayo mafaranga urumva ni menshi tubona hamwe nubwo 4 senyisa y'imizigo igihumbi cy'ingofero turuwasa na telefone nkagutwara kumva mu gihe utaragabanya ibiciro none uramangahe icyatandatu na senkani kandi nabwo kubera ari igare uragabanya ayo nayo mu modoka kandi ntabwo ari imodoka erega ahangaha ugenda ureba imisozi iteye gute ahantu hari ibiti hose akayaga kakugeraho ntabwo ari mu modoka wagusurira ukabura uko ubigenza ahubwo mbwira tugende guhita unajyaho noneho kwanza aha ni hanini ntwara abagenzi none se urantwarana n'umuzigo wajya urahambira cyane ndaguhambira nkakuzirika nkagukomeza ukavuga ngo nkagukuraho turuwasi kugutwara ubutwaro nkagukuraho igihumbi ntabwo mutwara umeze nk'umutwaro w'ibiti cyangwa se w'inkwi ukajyamo nk'umutwaro w'inkwi nkakuzirika wandagenda nicaye noneho ubwo uracisha hano na hano kugira ngo nyine hari ahantu numvise ko bari gukora umuhanda muri iyi minsi aho ntituhagera ukantwara nabi wowe reka nkwereke ibyiza hari ibintu biba byoroshye umuntu icaraho nkamusa reka ngira gutya umukoba urawucisha hano hambira nyine tugenda oya aho ngaho ntabwo byakunda wagezeho nacyo kandagira hejuru kumva ndi tayari kandagira hejuru wowe icyo nkubwira cyo wowe n'ubundi uri mugufi yangaza kandi ntabwo bigoranye ni katoto ndakugabanyiriza ijana nyine ayiwe ubuze koko Kigali ngiye kuzana iki uyu mugabo yanyweye ibikimbo kagira oya ubundi na polisi yashyize amategeko yamawe munywani nta muntu utwara ikinyabiziga atambaye umukandara nawe ubundi kukwambika iki umukandara iki giciro cyo nangaye yagiye baba yagiye data hano nibwo utahanuka nkakugeza Nyabugogo mu mahoro hano uba ufite umukandara ntabwo batwandikira aha ngaha hano kumva rero hano ni icyatanu cyangwa ubutwaro bw'inkwi igihumbi guca ni icyatanu cyangwa ubutwaro bw'inkwi ubundi reka musobanure neza kugutwara bucya ni icyatanu kugutwara ubutwaro bw'inkwi ni igihumbi uremera hehe none se wa muhanda barawurangije ampaye barahakoze wowe nugira ikibazo cyo nta kibazo turagenda gucya yigo kubera ko nyine polisi yaravuze ngo tukajya dutwara imitwaro idusumbamo akantu nyine ubwo ngiye kukumanura hasi kugira bataza kunyandikira untwara butoje butwara n'ubundi numvise narishatse kurwaramo inkorora nabura akanyaguga banywere reka nkwereke indi sisitemu nshyashya hagara nkabu gucya fasha gucya nagufashije urakata amanga yo kugufasha ntabwo uraba ufite perime ngo noneho nujya guparika umbwire ngo nayo kajya nkwereka uburyo ujyaho ahubwo wowe kugira ngo ingofero itaza gutakara turi kugenda ukandagiye mu ngofero ndakubwira ngo ndi gutwara igare ubu ubona ari akavubi kari kugenda na polisi ntabwo ijya inyandikira ngo ubibone ndayitwara gutya urayitwara mu ntoki jyaho nkwereke niyo basigiye jyaho nkwereke jyaho waba uri kurinda ahubwo gutya se oya ntabwo ari gutyo inese ndagenda gute jyamaho ureba hejuru yego ureba hejuru ugira vuba vuba ivaga nari bino yishyiraho byose nese ko mwese muranyishyura cyangwa uyu mugabo ntabwo wishyura ntabwo byakunda jyaho neza uretse ngushyiraho neza
Wawa, zana baga mwere. Zana baga njya gushyira hejuru. Uno hajya ngo gutwarana n'umuzigo. Ngoja ho bumwe. Utore gishire ko. Yo byo nkubwira ryo yemera. Inda hano. Wowe amaboko yashyire. Buki. Wowe ndakujyana ugeze Nyabugogo nta rusaku nta n'inkomyi. Na polisi ntabwo yenda kunyandikira. Kwandi kureba inyoteri. Oya kinyoteri ni njyewe by'ibinyoteri n'ibikwereka. Ariko si ubwoko. Ariko hari n'icyo wari wasoma. Oya we humura. Humura. Tata we. Kugira ukumva bidakora. Ahubwo Gutya. uri tata we. Ariko si ubu. Iruzuko. We. Nuko iri tegeko barikureho mw'ikazeti. Ndi kureba inyoteri nakujya kunda. Wowe gabanya umunwa muremure tugera kuri turafuka. Umva amategeko agenga umuntu ugiye guheka. Gabanya umunwa muremure. Usinzire. Urongera kureba ariko ugerere Nyabugogo ndi kugukuraho ugiye kunyira. Sawa nari bitugongo. Sawa. Wafashe? Nasinziye nako ndi kukumva. Aho ayura yawe. Bravo. Ayura yawe. Komana wagwa imyateze. Sinakuza gusinzira wa mahero. Imyatoko zaratitse tarabuziko kuje. Kuja rero naringiye gukata ngo tsimbure mbuza amahoni ubu ngiye kugukomobora ngunyuze kwa fani. Ugenda uririmba biremewe. Oya nakora ngo funga umunwa ivumbi ritakujya mu kanwa ahubwo turi. Mareka Joni abanyakigali ni danje. Rero wowe kumva hano harazamuka mukuru. Kumva katugere ndajya kugutwara turi kumanuka ku bisheke. Amahanga da dora ya niyo ya mafaranga navugaga ndi mukiriki. Ndabukureho. Yeah.